umurindi niyo yaboneye izuba apera inkunda. Wayumvishe kipe si uyu munsi iragufata igukarage mu mazi sigasenye, irayifata ikarage mu mazi neza, kuyikaraga iyungurure ikuremo zahabu. Urabona bari gucenja abari gushaka zahabu uburyo bigenda. nani nababona Gasenyi rero uyu munsi use nkubwire ngo bagiye kuyambika urubwa. aha si mu kanya se isaha sigiye kugera. uri kubisoma he? Ndi kubisoma he se ku bwoba bwakwishe. Ndetse ufite ubwoba wowe unanirwa no kuvuga. arakubesha kumana baba we, nkeneye kumva icyo uri butangaze nyuma ya 2:00 z'umugoroba. ndatangaza se. Tangaza mufana wanyu gutangaza yewe wowe se uratangaza. njye ndatangaza intsinzi, wowe uratangaza intsinzwe. bitwaye iki? bitwaye iki? Numvishe za manga ibyo zivugiye kuri radiyo kembo na oromi. Numvishe ko Mureyo abuze icyo avuga. ariko aragera hakibone. Arakibonera hehe se ko bari bamutumiye kuri RBA akaba atakivuze, arakivugira hehe? mu kanya amagambo garaboneka ahubwo ubu Mureyo yiteguye kwiyahura. Bareyo we, nta Mureyo wemera Imana koko. Gahinda we, ngwino uryame nashashe kuko Riyo yazize iki? ntazize iki se bikubabaza he? Nge birambabaza kubona ikipe itsindwa inshuro 3 zikurikiranye. zabeshane se. Sabeshana gusa yaba ari ikipe. hari igihe ari bwo bwa nyuma. Uriteguye neza ko nkeneye kumva amagambo uri bumbwire nyuma yuko Gatindi Gasenyi bayihabije. reka reyitsinde. urareba hirya no hino. Itsinzi haki ya Mungu. subize Haki ya Mungu. nyine subize. Ndabizi. ukoreye Reka tureke kwirirwa turabivuga, ariko ngenda kubwiye ngo ubwo munsi gwa none araza guca uwambaye, dore ko Gasenyi bayifashe nka madamu si ubwo ushatse kuvuga iki? madamu wo guhora kubitwa buri munsi buri nta no kwinyagamba. Ubundi kera derby yarabaga ya Bernard akazamo n'utuntu tw'utugume, bafite ishaka bazi icyo bari guharanira. nyazo kugira bagwane ntabwo mvuze ngo bagwane, ariko habaga harimo ishaka. Ukabona umupira koko ni umupira, ubundi se ubona ari ibyatsi. umupira wa Buraya ukagera n'uw'i Burayi. none ubu bimeze byose nk'ibiveredi gusa, si veredi urakizi. ko nkeneye kureba match noneho irakinwa uwo munsi. turayibona nyine. noneho Umureyo barahita bafanura mwe. hari ingingo uzi ko ashobora guhita yirukanwa. nde? hari ingingo Francis umutoza wa Rayon ziko arirukanwa kuko kubera yatsinzwe. ntakwiye kuvuga ngo yatsinzwe nkaho kuko yatsinzwe. Simuka ahubwo se iminota siri kubarirwa ku ntoki. Abo bafana ba mbere bari kuva mu ntara si bagezeyo. Bagiye kuyireba. Ndayireba senateri nawe ugura amagezi. Sabanza ngura agapira nawe nkakugurira. Kanditseho Sikoro. Uzatinyuka kuwambara. Uri gutinya no kuvuga kwambara niwe. abaje muri sitade basesane ko bambaye amajezi. Sindi bo rero. cyangwa ahubwo nta tike ufite nubwo uri umufana.
Iyo mbuze 6,000 byo kugera i Kigali. ngaje Sangahe nabiteguye se? nyine bitegure nk'umufana uri kwikwatagura uvuga uti nanjye ngiye gufana. Ngeze Ibyo byo kwigura besha abantu ngo uri umufana akitse. wowe ntabwo uri umufana. Ntego abesha abantu ngo uri umufana utafatana bingaye ngo ugende uje kuri sitade urebe n'akamaci ngo uri kwatagura gusa ngo uri umufana ugufana si niba utahaguruka ngo ugende uje gushyigikira ikipe yawe ahubwo uri kwikwatagurira aho uri muri iyo mihaga y'ibyaro ngo ntabwo wafata ngo uje kugenda ushyigikire n'ikipe. menya ngo abanyacyaro dutuye habi tuba ako nyine rero ntukaze wikwatagura ngo uri umufana uri kwagira uriya Mavubi neza reka nkubaze ku maguru kanye nyine reka nkubaze njye ubwo biranatse iyo utangiye kwikwatagura ngo ndaha amafana ngo ndaha amafaranga mu kanya ngo mu kanya ngo baratsinda se nturi no kuvuga uti reka ngende nje kuri sitade nshyigikire n'ikipe yanjye kuko ikipe iyo uri kubona n'abafana birayimotivanye n'ikarushaho gukora. Noneho uri kwikwatagurira iyo ngiyo kwikwatagura no mu nzu nturi hanze uriyikira kakanyurumye kutuvura warangiza ubwo ntusebye watanya nakubwira ni haguruka ugenda uje gufana ikipe yawe ngo nta majezi mfite. Amajezi se niyo garafana cyangwa umuntu nyirizina niwe urafana. menya dutuye no mu cyaro rero ni ukikwatagura kandi menya ibi bintu ndi kuvuga hari n'abandi barabyumva se kuvugira aho ngaho bivuga. hari abashira mu dutima twa APR hari abarashira mu dutima twa Rayon gusa gufana birenze ibyo nibi kwatagura wijyamene nawe meze nkawe kwatagura nta naho wabishira naho nabishira se aho ubishira nta muntu bigirira inyungu. ubwo se uri kuvuga iki none niba nta muntu bigirira inyungu ubwo nyine uri kuvuga iki kwatagura ndiwe mufana ahubwo uzagera wica n'ibisebe agahinda ngana amafana ndiwe mufana uri umufana se abandi bari gutumirwa muri sitidi nk'abafana wowe nta nubwo n'isibo izi gufana ngabafana ndiwe mufana ikirere kirampamisha ndagazi abantu bajyana bibacira imyenda rureyo rurampamisha ubwo se nta n'akenda ugira basi k'ikirango cya APR ubwo ni iby'abareyo gusa biri heza ibyo by'ubururu n'umweru aho kugira nambara ibya Rayon navamo roho wavamo roho se ngaho yivamo none ko ndi kubona wambaye ubururu n'umweru ako utabetse kuri manganya karuka abantu batari kutureba hanyeza ngo ngapana aperi sirakuzi izakumenya se usuri guseka ngo mu kanya ngo ndumva ibyo uravuga ngo rero imaze iratsindwa se wowe se aperi iratsinda wunguka iki? ibyishimo birahenda ibyo byishimo byawe se uramenya wowe ku giti cyawe nta muntu uzi ko ubundi ibyishimo ugomba kubibwira abantu si ibyo wowe ku giti cyawe uzi ko uri umufana wa aperi nta n'undi muntu n'umwe uzi ko uri umufana nawe kuri kubinshinja kubibyimbana gusa kuri kubinshinja wikwatagura ndamafana uraseba ndemeye Gasenyi we ndemeye uraseba duhure saa 2 nyine za nijoro twongere dukore ikiganiro urahasebera se nyine duhurire hari ikindi nkusabye
haha